ngiki gikoresho Satani ari gukoresha mu ibanga rikomeye mu kurimbura ubukristo cyangwa se abakristo mu isi ya none y'ikoranabuhanga dutuye. Ibi bihe turimo rero, ibi nibyo Antikristo agiye gukoresha. Abantu benshi bakomeje kumbaza, wese iyi tekinoloji ya AI nigiye kutwinjiza muri Antikristo? This AI technology is going to usher us into the Antichrist era. Kuko tekinoloji iri ubu ngubu irimo zamana zitabana n'abantu. Because the technology now has those gods who don't dwell with flesh. Ndibyo Daniel yavuze. That's what Daniel said. Ngo bazagerageza kubana n'abantu ariko ntibizashoboka. They will try to mingle with people but they will not be able to. Ubu mwisumba bwira. Today as we speak. Mubyemere ndi mubyemere. Whether you accept it or not. Hari abantu barimo kujya guhaha tugahurira muri supermarché batari abantu na n'imizimu. Bambaye imyambaro, abakobwa beza, abahungu beza. Niyo mpamvu ubona abantu benshi ubu basigaye bashakira amago kuri telefone, donc badetinga ku matelefone kuvugana nabo batazi. Ubona abantu benshi barimo bariyahura muri iyi minsi kubera ChatGPT kibabwira AI irababwira ngo mwiki akakinywa iyahura kiyahura. Impfu nyinshi ziriho kubera ko twaratewe imyuka. Abandi bantu batambaye umubiri bari kumwe natwe, baragenda mu bantu mu tubyiniro, abantu bajya kubyinira bariyo, mu masuperimarishe bariyo, mu mabisi mugenda barimo, ariko baje kubana natwe. Nibumba n'icyuma, nicyo gihe turimo. Nibwo bwami bwa nyuma buzaheruka mbere y'uko riyabuye rimanuka. Mugomba kwitonda cyane, gupfa kwitaba utazi. Tekereza umunsi uzisanga ubuzima bwawe, imitekerereze yawe, ubwonko bwawe buri gukotorwa n'izindi mbaraga zidasanzwe ziri ahantu hatagaragara, zikorera mu mbaraga z'umwijima. Ariyo si ya none dutuye ubu ngubu benshi batabasha guhishurirwa. Iyi si ya none harimo ibyo mureba kandi mukabifata nk'ibisanzwe, nyamara biteye ubwoba mu buryo mudashobora kubikurura ngo mubyegereze imitima, mwiyumvisha uburemere n'ingaruka bifite. Ndagira ngo wumve iyi mbwirwaruhame ya Elon Musk aherutse gutangaza mu ibanga rikomeye ati: ikoranabuhanga rya AI cyangwa se Artificail Intelligence rishobora kuba ribi cyane kurusha intwaro za nikeleyeri cyangwa se iza kirimbuzi. Mu by'ukuri niba wumvishije aya magambo arakomeye cyane, kandi aya magambo arimo ihishurirwa rikomeye cyane cyane ku banyamwuka mu nkurikiye nonaha. Ibi ngibi wumvise Elon Musk avuga azimiza bihishwe. Ibi ngibi nawe uhise utekereza wumvishije bijimije, nibyo nje kugusobanurira muri iyi documentaire y'uyu munsi cyangwa se iki cyegeranyo twabateguriye. Murabizi dutegura ubucukumbuzi twifashishije ibitabo bitandukanye by'abanyamateka bariho cyangwa se batakiriho, ubuhanuzi butandukanye, abapasiteri batandukanye, nanone kandi tutibagiwe imbaraga z'umwuka wera. Ndabashimiye mbahaye ikaze hano kuri Team of God TV. Nge wumva ndi Prophet Alex nk'ibisanzwe. Ndagira ngo utaragenda mbanze nkumenera ibanga kugira ngo tubanze dukomeze tumenye amabanga ya Satani. Wowe uri kunyumva nkwifurize gusoza iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kubera ko hari byinshi ugiye kungukiramo, hari byinshi ugiye kumenyeramo mu buryo bw'umwuka. Tugiye kumena amabanga ya Satani nk'uko mubimenyereye. Nguhaye ikaze, uri umunyamugisha kubera ko ugiye gusobanukirwa kirimbuzi ari kuba mu ibanga rikomeye mu kumonga abakristo cyangwa se ubukristo. Reka duhere hano kugira ngo mbasobanurire ntasobanya musobanukirwe neza. Ndavuga ngo umuntu AI ni karimano, niba ujya ushobora no kurakara ugafiringa kurakara. Yego. Aho izi robot umunsi ngo nizazinduka nizaragaragara turasa zikatumara ati mwabantu mwumva ko isi sigaye twanyine. Aho nabonye robo ibaza umugabo. Iramubwira ngo umugore wifuza n'umugore umeze gute. Robo imuha umugabo yibwira uwo yifuza. Babibye ahitemo ngo nabahungu bushaka. Ubu amakuru ari nuko abana na robo. Birababaje cyane. Muri iyi minsi, iyi si ya none yuzuye ikoranabuhanga, abantu barimo bararya uburozi nyamara ntibabimenye. Nawe tega amatwi wiyumvire iyi mbwirwaruhame y'abanyamwuka ati: uko tekinoloji iri ubu ngubu irimo zamana zitabana n'abantu. Cyose wascrollinze hano Facebook n'ahandi bya bindi ureba. Facebook ama kwa mtandao gusa wabinyujije amaso yawe. Bora tu umepitisha macho yako pale. Barabyaregistra bakabibika. Ese cy'abanyamwuka barimo barita uburozi, abahanga barimo barita virusi iri kugenda icengera mu bantu gahoro gahoro ni iyihe?
Mugira amakenga bene data mudukurikirana hano kuri Team of God TV. Ndagira ngo nkumenere amabanga. Ibi ngibi uri kumva birasaba izindi mbaraga zitari z'umubiri kugira ngo turwanye ibitero bya Satani biri gukorera mu mwijima. Uri maso arabibona, ariko abasinziriye ntabwo barimo barabibona. Kandi biri ku isi hose, ntabwo ari muri Afurika, haba i Burayi n'ahandi hose aho waba uherereye hose. Icyo cyago muragendana, muririrwana, murakorana. Ibi ntago mbivuze kugira ngo mbakure imitima cyangwa se ngo mbatere ubwoba. Oya, kubera ko byamaze guhishurwa birahagaragara. Imana iri kugenda ihishura byinshi kandi iri kuvugira mu marenga. Reka nanzike nkubwire byinshi umenye ibyihishe muri iyi sanzure y'uyu munsi wa none. Aho tugeze aha ngaha, ndabizi benshi mufite amatsiko. Murimo muribaza icyo gikoresho Satani ari gukoresha kugira ngo arimbure isi cyangwa se arwanye ubukristo. Ariko ndagira ngo nguhumurize, ndagira ngo nkubwire ngo ugiye gusobanukirwa byinshi kandi urasoza iyi video ubaye undi muntu mushya, kubera yuko amaboko mabi y'umwijima yaragufashe arahita kurekura. Uraba ubaye undi muntu mushya. Reka twanzike. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 16 umurongo wa 18 hari amagambo Imana yaduhishuriye adasanzwe. Haranditswe ngo, nanjye ndakubwira ati uri Petero, kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Niba unkurikiranye ukaba wubaha imbaraga z'Imana, ukaba wubaha Kristo, uyu ni umuburo w'Imana. Iyi ni Imana ivuganye nawe aho waba uherereye hose, igice waba urimo icyo ari cyo cyose. Ibi ngibi ndi kuzuza ya magambo nahereyeho nkubwira ngo humura. Ibi ngibi ntago mba mbyitekerereje, ahubwo hari izindi mbaraga z'Imana ziba zivugana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ko Satani agenda ahindura mayeri, niko n'Imana ivugana natwe. Kandi ibi ngibi ntago ari bishya muri wowe. Tubisomye muri iki gitabo cya Bibiliya. Ni igitabo benshi mutunze kandi benshi musoma. Imana iba yaravuganye nawe mbere, kubera ko yari bizi neza yuko ibi bihe uzabibamo. Ibi bihe bizabaho ugihumeka ukiri hano kuri iyi si. Bivuze iki? Urutare rw'Imana, umuntu w'Imana nahumure, kubera yuko ntabwo azigera nyeganyezwa n'imirindi ya Satani. Igihe cyose wegamiye Kristo. Ndagira ngo unyemerere dukomeze. Ubu ngubu ntaho ndagera, kubera ko ugiye guhishurirwa byinshi. Nagutindiye wowe uri kunyumva. Igikoresho Satani ari gukoresha kugira ngo arimbure ubukristo, bisa naho iyo ukoze isesenguru usanga umugambi wiwe ugeze nko kuri 80%. N'ikoranabuhanga rizwi nka AI, Artificail Intelligence. Aha, ndagira ngo nkubaze, ukimenya ubu buhanuzi se uhise wibaza iki? Nta kindi uhise wibaza. Birashoboka ko untekereje bitandukanye bitewe no kuri kubyumva, nyamara muri wowe ukanampakanya. Ariko ndagira ngo unyemerere mbere y'uko mpakanya gatoya, nanjye umpa iminota mike mbanze ngusobanurire ngo uhishurire byinshi utaruzi muri iri koranabuhanga cyangwa se muri ubu bwenge buhangano. Impamvu uri kubyishingikirizaho nuko uzi neza yuko ryakoroherezaga akazi kawe ka buri munsi. Wari waramaze kuryirunduriramo, wamaze kurihereza akazi kawe ka buri munsi. Ibyo ukora byarakoroheye, ikintu cyose ushatse urayibwira igahita iguhereza ibyo ushatse byose. Niyo mpamvu izi saha nanjye navuga yuko ufite rezo kuba uhise unyibazaho cyane. Ariko ndagusabye, ikintu ngusaba gusa ni ukuntega amatwi, kuko Imana yaguhaye umugisha wo kumva. Niyo mpamvu nibi ngibi ugiye kubyumva kugira ngo ubashe kumenya byinshi. Ndabizi ko AI atari inkuru nshyashya mu matwi yawe, gusa icyo ngiye kugusobanura mu buryo bwa spirituel ni uburozi benshi bagendana muri devices zabo nka smartphone, mudasobwa cyangwa se computer n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi ngibi ngiye kubisobanura binyuze mu buhanuzi cyangwa se muri spirit cyangwa se umwuka wera, kugira ngo mubashe gusobanukirwa benshi uburozi mugendana. Kandi si ibi ngibi gusa ugiye kumva, kubera ko nusoza iyi video nta kantu na kamwe kagucitse. Uraza kuba uri umunyamahirwe, ndi bumenemo ibanga cyangwa se ndi buguhishurire izindi mbaraga nawe wakoresha kugira ngo ubashe guhangana n'uyu mubi waje kurimbura isi ari we Satani. Ndagusaba amasegonda make yawe uri kunyumva. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikiranye ari mushya hano kuri Team of God TV, ndamusaba gukanda subscribe niba ari mushya. Ibyo ngibyo biraba bimufashije kujya mu muryango mugari w'Ateam of God TV, kugira ngo ajye ahora akurikirana ibiganiro byacu bicukumbuye ndetse byuzuye imbaraga z'umwuka wera n'ihishurirwa bitamugoye. Reka dukomeze twanzike. Uyu munsi ikoranabuhanga riri kwiruka mu buryo bukomeye butigeze bubaho mbere, kugira ngo wumve neza yuko uba ari uburozi nk'uko nahoze mbikubwira. Wowe udukurikiye nawe ibaza iki kibazo: ni iminota ingahe ushobora kumara utarebye kuri telefoni yawe cyangwa se mudasobwa yawe? Ese umwanya uhereza telefoni yawe n'umwanya utakaza ku mbuga nkoranyambaga ungana n'agaciro cyangwa se umwanya uhereza Imana?
Ndabizi uhise wibaza ibintu byinshi, ndabizi mu bwonko bwawe hahise hazamo ibintu byinshi, ariko ndabizi ko benshi bavuga oya, kubera yuko mu by'ukuri ikoranabuhanga ryamaze kwararika isi yose. Ubwo rero nibwo burozi nakubwiraga Satani ari gukoresha atwara abakristo cyangwa se abantu bose batuye ino si. Ndabyumva n'ubu ngubu nturasobanukirwa. Reka ngusobanurire kugira ngo uzabashe gusimbuka uno mutego mutindi. Ubundi Imana yaremye umuntu ngo ayiramye, ariko Satani ari gukoresha ikoranabuhanga nk'intwari irangaza abantu harimo n'abakristo. Kugira ngo wumve neza iki kinyarwanda cyangwa se iyi mvugo ndi gukoresha, fungura telefoni yawe nonaha, urahita ubona notification na video bigutegereze ngo bisubize cyangwa se ngo birebe. Ayo matsiko menshi ukunda kugira ufungura ngo urebe abakwandikiye cyangwa se urebe notification, urebe ibintu bishyashya byasohotse, uwo ngo ndagira ngo nkubwire ngo niwo mutego Satani yaguhishe muri iri koranabuhanga, agira ngo utakaze umwanya ubihugiyemo. Mu by'ukuri nk'uko ubyumva, ntabwo wabona umwanya wo kuramya Uwiteka Imana yawe yakuremye. Ikibabaje nubireba neza ugakora ubusesenguzi, uraza gusanga iri koranabuhanga ryarakwaye abantu bose mu ngeri zose, abakuze ndetse n'abatoya. Ibi ngibi ushobora kwibaza ngo biri kurwanya nde, biri kurwanya iki? Ibi ngibi nta bindi biri kurwanya ijambo ry'Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo nanone igice cyaho cya 22 umurongo wa 37. Reka twumve uko Imana ivugana natwe muri uyu mwanya. Ukunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Reka nikomereze, ibi ngibi byo simbitindaho. Ikintu mfitiye inyota gusa ni ugukomeza kugusobanurira nkumenera amabanga ya Satani. Wowe uraza gukuramo ibyawe, ab'Imana iri kuvugana nabo barimo barumva. Kandi ndagira ngo ngusabe, niwumva umutima ugukomanga ntiwifate, uratwandikira muri komenti, uraza kureba nimero yacu muri description. Niba ukeneye n'amasengesho we waduhamagara cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp, ubundi tubashe gusengana Imana by'umwihariko. Munyemerere dukomeze. Reka ngaruka ahangaha nsobanure mu buryo bwimbitse ibi bihe turimo isi yabaye umudugudu. Nubireba neza, ikintu kibereye ahantu hamwe mu buryo bwo gusakaza amakuru gitagikwira isi yose bitewe n'uwagishe yarinze uko abyifuza. Mu by'ukuri iyo ubirebye wowe nta kintu ubonamo, ariko ndabizi neza urebeye mu buryo bw'umubiri ntacyo ubonamo. Benshi mubona ari iterambere, mu by'ukuri koko ni iterambere, nibyo koko ni iterambere, ariko se nta kindi kibyihishe inyuma, nta kindi umukristo uri kugana mu ijuru cyangwa se umukristo agomba kuzabona ubugingo agomba kwihanganira cyangwa se kwirinda ndetse no gushishoza. Mbere yo gukomeza, reka nkubwire icyo utaruzi gatoya. Ese wari ubizi ko ibi ngibi bitigeze kubaho? Mu by'ukuri ubu ngubu nibwo biri kwaduka, kandi murabizi ibintu byose biri kuza ari bishya, byarahanuwe. Mbere yuko biba byarahanuwe, ariko nanone nubwo byahanuwe hari icyo abakristo dusabwa, abantu dutegereje Kristo kazagaruka, abantu tugomba kurwanira ishyaka ndetse bamwe bakanabizira bagatotezwa. Hari icyo Imana yadusabye no kuba maso. Ese koko wowe uri maso? Aha, reka nikomereze, Imana nibashe kukuganiriza. Abantu benshi bahugiye mu kureba amashusho mu bijyanye n'ibihaza amarari yabo. Kugira ngo ubyumve neza unamenye uko izi mbuga nkoranyambaga zubatsemo, nuko ibyo ukunda ari byo bakugaburira kugira ngo bakurure attention yawe, cyangwa icyo twakwita amatsiko cyangwa se amarangamutima yawe. Nyuma ingaruka ibi ngibi biteza ni agahinda gakabije, ahanini gaturuka ku kwifuza gukabije. Ibi ngibi biterwa no gushaka kubaho ubuzima butabaho. Amaso yawe ndetse n'ubwonko bwawe werekwa cyane cyane n'aba content creator bahisemo kukwereka kugira ngo babashe gukurura amarangamutima yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi ngibi ni agatonyanga mu nyanja ndimo ndakubwira, kubera yuko ikizakubwira neza ko wabaswe n'imbuga nkoranyambaga, ko Satani yamaze kugufata cyangwa se bwa burozi bwamaze kugufata, nuko uzashaka kubaho ubuzima udafitiye ubushobozi. Uzahorana pressure, uhore wumva ushaka kubaho ukunda abayeho, nyamara uzagira ipfunwe, uhorana umubabaro, utangire wumve yuko ubayeho nabi kubera ibintu wagaburiye amaso yawe ndetse n'ubwonko bwawe. Ariko nyamara ababiguhereza nabo baba barimo barakubeshya, barimo baramanipuletinga ubwonko bwawe kugira ngo ubashe kurushaho kujya ubakurikirana. Ariyo mpamvu uri kubona ingaruka nyinshi ziri kuba ku rubyiruko, ukumva umuntu ngo yiyahuye, yiyambuye ubuzima, ndetse n'abatari bakeya harimo abakuru mu bihugu byo hanze ndetse na hano muri Afurika yacu, benshi bariyambura ubuzima kubera iyo mpamvu. Si ibi ngibi gusa, wowe unteze amatwi kunyumva, ntabwo nzi imyaka yawe. Ku myaka yawe 25 cyangwa se imyaka 20 ugisoza ishuri ryawe, uri kumva yuko wahita utunga imodoka
cyangwa se nawe ukubaka etaje hano mu mujyi wa Kigali, ukaba umuherwe n'abandi bose, ugatangira kugendera mu modoka zihenze. Ariko nyamara ibyo byose ni amarangamutima y'ibyo wabonye, bakamanipuletinga ubwonko bwawe, bakakwereka yuko babaye abakire ku myaka yabo bakiri batoya. Ariko nyamara ndagira ngo banze wumvire ijambo, ni umukontenti creator. Ndagira ngo ubashe gusesengurira ijambo neza, urabasha gusobanukirwa. Ibyo ubona byose ntabwo ari ukuri, ahubwo ni ikiyobyabwenge ku buzima bwawe ndetse n'ahazaza hawe. Ibi ngibi rero nibyo ndi kubasha gusobanura neza utabashije kumva. Ibi ngibi ni nabyo biri kumanipuletinga abakristo kugira ngo babashe kwibagirwa ibyo Kristo yasize ababwiye. Mu by'ukuri mwene data wo nkurikiranye, ese uracyari ku musaraba? Uracyahanze amaso ku musaraba, cyangwa se wamaze nawe kwerekeza amaso yawe ahandi? Nyemerera nkomeze ngende ngusobanurira byinshi byimbitse. Niwitegereza neza nawe udukurikiye muri iyi documentary twaguteguriye, ibyo abantu basigaye bikora kuri izi mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Facebook, Twitter, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi abantu basigaye bakoresha. Ndagira ngo nkubwire ngo urwanya Satani ntiyicaye, arimo arabazanira n'izindi mbuga nkoranyambaga mugomba gukoresha zitabagoye, ziboroheye. Ibi ngibi ntago biri gukorwa mu by'ukuri gutyo gusa, biri gukorwa ku mugambi uhishwe w'ibanga wa Satani kugira ngo Antikristo abone aho amenera, abone aho akorera, ajya avuga ryumvikane, ayobora isi mu buryo bworoshye. Muzumvira ijambo rivuga ngo isi yabaye nk'umudugudu. Dore mbahishurira ibanga rikomeye abantu benshi mutari muzi, nuko bamwe mu bakoze izi mbuga nkoranyambaga ndetse bakanazishoramo imari, abangaba nibo babanje kumenya ukuri ndetse banazi n'ububi bwazo. Icyo utaruzi nuko bamwe muri bo bahishura yuko babujije abana babo, abagore babo cyangwa se abagabo babo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga kubera ko bazi neza yuko zababata ndetse zigahindura n'ubwenge bwabo. Bazi ikiyobyabwenge kirimo, bazi uburozi burimo. Zimwe mu ngamba bagiye bafatira imiryango yabo harimo kugena igihe ntarengwa bamara bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Bamwe muri bo babuza burundu ababo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga. Bazumva zivugwa ariko bo ntago babasha kuzikoresha kubera ko bazi neza yuko harimo ibintu bidasanzwe. Muri abo ngabo twavugamo nka Mark Zuckerberg. Uyu niwe nyiri ikigo cya Meta platforms zirimo nka Facebook, Instagram ndetse na WhatsApp. Undi ni Elon Musk, nyiri ikigo cyitwa X Corp, ndetse tutibagiwemo na X twese tuzi nka Twitter, ndetse na Jason Wojcik wa YouTube. Tutibagiwe na Bill Gates, nyiri Microsoft. Aba bose babonye ububi bwazo baranabitangaza nubwo bakuyemo indonke. Ndagira ngo nkubaze wowe wadukurikiranye, wowe twatangiranye tukaba tugeranye no ku musozo, biragusaba izihe mbaraga zingana gute kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ko uyu nguyu ari umutego wa Satani? Reka nkubwire ijambo rimwe utaruzi, ijambo rishobora kugufasha kugira ngo ubashe gusohoka muri ibi bigeragezo cyangwa se muri iyi si ya none. Ngendeye ku mabanga yose naguhishuriye yarahishwe, nakugira inama yo gufata umwanya wawe ukawuharira Uwiteka, ukajya ukunda kwambaza Imana igihe cyose, ugakunda kuryoherwa n'ijambo ryayo. Muri iki cyegeranyo jyana rino jambo rizagufasha mu buzima bwawe. Imana ntigitsindwa, irwanirira umuntu wese wayishingikirijeho. Aho waba uherereye hose wumvishije ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se ururimi rw'imbaraga z'Umwuka Wera, izo nizo ndimi twavuze muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo amahoro y'Imana kubeho, kandi Imana irakurinze. Umuntu wayo Imana iramumenya. Ikintu gihari, jya usubira mu byanditswe, usome igitabo cya Bibiliya, uzajya umenya ubuhanuzi bwose Imana yarabuhanuye ndetse yarabuvuze. Ibi byose nibyo biri gusohora, kandi nkawe nk'umukristo urasabwa kuba maso ndetse ukirinda kwemera buri kintu icyo ari cyo cyose ko kiyobora amarangamutima yawe mu bintu byose ukora. Ukubaho Uwiteka mu byo ukora byose ukamwiragiza, kubera ko Satani wewe ari mu kazi. Ariko nubwo ari mu kazi, ibi ni ibimenyetso bitugaragariza ko Kristo agiye kuza. Nta kabuza, Yesu agiye kuza. Igihe cyageze, Yesu agiye kuza. Ese azasanga witeguye? Ese uriteguye? Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Ngewe twabanye nitwa Prophet Alex. Iyi ngiyi ni Team of God TV. Gusa ndabamenyesha yuko mwadusangiza ibitekerezo byawe muri comment kugira ngo tubashe kujya tubana neza, twamenye ibyifuzo byawe, icyo ushaka tuba ari cyo tugukorera. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo icyifuzo cyawe ni itegeko kuri twebwe. Tubwire nawe uko ubyumva, ndetse utubwire n'icyo twazaguteguriraho ubutaha muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane.